abakozi mu mabanki bagiye, abakozi muri za minisiteri bagiye, abacuruzi bagiye, abikora ku giti cyabo bagiye, abana babuze, abagore babuze abagabo babo, abagabo babuze abagore babo, imodoka abashoferi bagiye, abapilote bagiye, abatwaye amato bagiye, impanuka ziri kuba hirya no hino, mu maferuje imodoka ziragongana, indege ziri kugusha abantu mu nyanja, abandi zabagusha mu misozi, jagwari zabagusha mu misozi. Ibyo byose bizatera ihungabana mu isi, ku buryo ubuyobozi bw'isi buzasigara bwibaza ikintu cyabayeho. Bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba. Mu isi hazaba ubwoba buteye ubwoba. Ikintu kimbabaza kimwe gusa nuko abisi bamaze kumenya ko bo banabyiteguye ko itorero rigiye kuva mu isi, ariko benshi mu bakristo 98% bakaba batabyiteguye, nta nicyo bibabwiye. Barashakisha barirwa bakubita mu by'isi agakiza, n'abari bagafite bamaze gusubira inyuma, mu gihe abisi bo barabizi ko itorero rigiye kuva mu isi, baranabyiteguye. Amerika kuko bamaze kumenya ko itorero rigiye kuva mu isi, iyo bamenye ko indege yabo itwawe n'abapilote babiri bose bakaba ari abakristo, basigaye bafata umwe bakamukuramo bakamujyana ahandi, bakazanamo n'umupagani. Ni ukuvuga ngo indege ikagendamo umukristo n'umupagani. Intego ngo ni ukugira ngo Yesu nahamagara uriya mupilote ukijijwe agahita agenda, uriya udakijijwe azakomeza atwara indege ageze abantu aho bari bagiye, mu gihugu bari bagiyemo. Mwumve ku isi ibi byiteguye, ibihugu by'ibihangange binabizi neza, wabizi ko rizagera. Ariko ukaba uri umukristo kugeza n'aka kanya, ukaba nta kintu witayeho, tukaba tuvuga ubutumwa ukabona ntacyo bikubwiye, ibindi ukabona mbega ntacyo witayeho, mu gihe abisi abatizera bo babyiteguye neza cyane. Dufite abakristo bameze gutyo, bageze mu bukonje bukomeye ku buryo bageze munsi ya zero, bari muri minus, bageze nko ku 8 cyangwa ku 9 z'ubukonje mu birebana n'agakiza. Aha rero niho ibi bintu turimo turigisha bizagira agaciro. Ni nabwo abantu bazafata ibya bintu abarokore bavugaga, bya bintu abantu bitwa ngo n'abakizito bavugaga byasohoye. Ntabwo ubwo buzatoranya kubera ibi tuvuga bica kuri social media, murebe biratambuka kuri YouTube, biratambuka ku maradiyo, biratambuka kuri Facebook, kuri Twitter, Instagram, biratambuka hirya no hino. Nubwo utabyumva byose, ariko kakugeze mu matwi, umunsi ryavuye mu isi nibwo uzamenya ko ibyo twavugaga ari ukuri. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa, mwene data wowe ubana natwe iminsi yose kuri AYALONI TV, turagusuhuje. Ubuntu bw'Imana bubane nawe. Dushimiye Imana kuko iduhaye kugaruka imbere ya kamera ya AYALONI TV kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana, kandi nawe turagushimira kubera ko ufata umwanya wawe kumva ubutumwa bwiza tukugezaho. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze gushyigikira ibyo wumva, iguha imbaraga, kandi iguha ibyo usaba byose muri ubu butumwa wumva. Ikindi turagusaba kugira ngo udufashe kwiza ubutumwa hirya no hino, usharinga mu nshuti zawe, mu bavandimwe, hanyuma unabashishikariza gukora subscribe kugira ngo noneho bajye babwiyumvitiriwe ubasharingira. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikwiteho mu bibazo byose ufite, mu burwayi bwawe, mu buzima bukugoye. Imana yacu Yesu niwe gisubizo cy'abari mu isi bose. Yesu akwiteho, Yesu akurengere. Amazina yanjye nkuko bisanzwe ni Jarik Ikingeneye, nkaba ndi umukozi w'Imana, vuga ubutumwa bwiza ko Imana idushoboje, haba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no hanze. Kindi nuko dufite ministeri yitwa Revelation Ministry, akaba ari ministeri yivuga butumwa yahagurukiye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa bukangura buri wese, n'abari basinziriye bigeze gukanguka bongere bakanguke, n'abatarakizwa bakizwe, hanyuma twezwe dutegereze umwami wacu Yesu Kristo ugiye kugaruka. Iyo ministeri rero ni ministeri ishingiye cyane ku buhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe, ikaba ifite channel ari iyi ngiyi uriho yitwa AYALONI TV. Shishikariza abantu bagenzi bawe rero gukurikirana ubutumwa butambuka kuri AYALONI TV kugira ngo dukomeze twezwe
kandi intego yacu yindi ni uko turera abantu bagakura mu ijambo ry'Imana, bakavamo abakozi b'Imana, bakavamo abigisha n'abavugabutumwa, bagahabwa impano z'umwuka, tugahanura tukerekwa. Iyo ni intego minisiteri ya Revelation Ministry ifite. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro igihe cyanjye. Ngira ngo muzi ko tugira ibiganiro bine, ntago nirwa mbivugaho. Ikiganiro cya mbere ni kimwe kitujemo cyitwa igihe cyanjye, gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu. Icya mbere gitambukamo inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe, icya kabiri agatambukamo inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, gatatu agatambukamo inyigisho zirebana n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Hanyuma ku muntu wese wagira ikibazo nawe akabaza tukamusobanurira. Turagarutse rero uyu munsi kuri iyi nyigisho irebana no kugaruka kwa Yesu. Ngira ngo murabizi ko iki ni igitabo kirimo inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Twamaze kucyandika, yisigaye nuko kijya muri editing, hanyuma kigapublishingwa, kigasoka hanze abantu bakakibona. Rero kwandikwaho byararangiye. Igitabo kigizwe n'ingingo 12 zireba no kugaruka kwa Yesu. Hanyuma tukaba tugusaba inkunga wowe mwene data udukurikiye, ku nkunga yawe kugira ngo iki gitabo gisoke gikwira isi yose, abantu bumva ubutumwa. Mu by'ukuri kirimo ubutumwa, turatangiye kukigisha, ariko nawe kuzagenda wumva ubutumwa burimo uzarushaho kugikunda. Ariko ni igitabo cyiza kirimo inyigisho zishingiye ku gakiza, kandi ku mugenzi wese, ku muntu wese ukijijwe uzagisoma wese byanga byakunda azarangiza yuzuyemo n'umwuka wera. Niba atarigeze abatizwa umwuka wera, ni ukuri azawubatizwamo. Ndakigukundishije. Tukaba tugusabye inkunga rero, kuko badusabye kucyeditinga 645. Urumva ko ni hafi 700. Tugusabye inkunga yawe y'amafaranga. Niba amafaranga ntayo ufite, uduhe inkunga y'amasengesho. Ariko wowe ufite amafaranga ushobora kuba ari wowe ukidufashamo, ukaba wakishyura kikaditingwa, cyangwa se ushobora no kuba ufite ubushobozi bwo kucyeditinga ukadufasha kucyeditinga, tukakipublishinga kigasohoka hanze. Iyo nkunga nayo turayikeneye. Imana iguhe umugisha, kandi nuramo kudufashije umugisha tuzabona nawe uzabonaho. Ubutumwa kizavuga ku isi yose byanga byakunda, nawe uzabonaho ingorane kuri ubwo butumwa mu buravuga. Uzaba ufatanyije natwe kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze rero. Twatangiye kwiga ku ngingo yacyo ya mbere ireba no kugaruka kwa Yesu, ariyo ngingo yo kuzamurwa ku itorero. Ubushize bwo duherukana twaganiriye kuri iyi ngingo ya mbere, hanyuma twabonye ko iyi ngingo ya mbere igizwe n'uduce dutatu. Agace ka mbere ni ukuzurwa ko bapfuye no guhindurwa ko bazaba bakiriho. Agace ka kabiri ni uburyo itorero rizakurwa mu isi, ari aba ngabo bazutse nabo bahinduwe, uburyo bazakurwa mu isi bagasanganira umwami Yesu mu kirere, ndetse n'uburyo abamarayika bazaba bari kwirukanka hano hejuru ku bicu barimo gukusanya itorero aho rizaba riri hose ku isi, cyangwa se aho abera bazaba bazamukiye ku migabane igize isi, mu bihugu bigize isi, mu turere tugize isi, mu ntara zigize isi, bakusanya itorero aho abera bazamukiye bajya kubegereza aho intebe ya Yesu izabiteye. Kuko Pawulo atubwiye ko Yesu nagaruka ngazahagara ku bicu, ntago azakanagira hasi. Murabizi ko twababwiye ko Yesu azagaruka inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere azahagara ku bicu amagara abapfuye amwizeye n'abazaba bariho bazamurwa musanganire, hanyuma inshuro ya kabiri azagaruka aje kwiyereka isi yose. Iyi rero nayo tuzayigeraho, tuzabereka uburyo isi yose izamubona. Ariko inshuro ya mbere nuko twabonye itorero rizazamuka kumusanganira hano mu kirere. Iki kirere kizabamo akarasisi. Muri risanzure mureba hazaba akarasisi k'abamarayika bazaba bakubita hirya no hino mu bihugu, mu ntara, mu turere, mu midugudu, mu tugari, aho abantu bazukiye babandi bapfuye bizeye Yesu, babashyira Yesu aho intebe izabiri. Ako ni agace ka kabiri kari muri ingingo ya mbere yo kuzamurwa ku itorero. Agace ka gatatu ari nako twari tugezeho tugomba kwigisha uyu munsi, na agace kerekeza ku bwoba buzasigara mu isi. Twari twababwiye ko tuzababwira ubwoba buzasigara mu isi. Turashaka gusobanura ubu bwoba, tukabubabwira, tugasobanura ubu bwoba buzasigara ku bazaba bari mu isi, kuko ubu bwoba buzagera kuri buri wese. Yaba badakijijwe buzabageraho, yaba boroheje buzabageraho, yaba bakomeye buzabageraho, yaba abaperezida buzabageraho, yaba abami buzabageraho. Buri wese azafatwa n'ubwoba igihe itorero rizaba rivuye mu isi. Kubera iyihe mpamvu? Nuko itorero niriva mu isi, abari mu isi bose bazabimenya ko ryagiye.
bose bazamenya ko ryatashye. Kubw'iyo mpamvu rero hazasigara ubwoba. Mbere yuko twinjira rero gusobanura ubu bwoba, reka tubanze dusome amagambo turi kwifashisha Pawulo yandikiye Abatesalonike n'andi Yohana yanditseho mu gitabo cy'Ibyahishuwe, hanyuma tugaruke, hanyuma mbanze mbereke ikizatuma ubwoba busigara mu bantu. Ni ukuvuga ngo mbere yuko nigisha ubwoba buzasigara mu isi, ndabanza mbereke ikizatuma koko bagira ubwoba. Ni iki kizatuma abantu bagira ubwoba? Se hazaba habaye iki? Ni amagambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18, aho dusoma amagambo agira ati: ariko bene data, ntidushaka yuko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, ko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza ku mwami tutazabanziza nato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Hanyuma andi magambo turi kwifashisha ni amagambo dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 10 n'uwa 11 kugeza ku murongo wa 13. Haratubwira ngo maze arambwira ati: amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwande mu mutima agumye yandire mu mutima, umukiranutsi agumye akiranuke, n'uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Amen. Tugiye kubanza dusobanure ko ubwoba buzasigara mu isi. Mbere yuko twinjira gusobanura ubwoba buzasigara mu isi, turashaka kubanza kureba bimwe mu bizatuma koko ubwoba busigara mu bantu. Kuko nituvuga mu isi mutagira ngo turavuga ku nyamaswa, ntabwo tuvuga ku biti, ntabwo tuvuga ku mashyamba. Turimo turavuga ubwoba buzasigara ku batuye mu isi, abantu, ku kiremwa muntu. Bibiliya yatweretse ko Yesu azahamagara itorero, abamwizeye bakazuka bakamusanganira. Ibi tubivuga gutya abantu bumva ari ibintu byoroshye, ariko ntabwo ibi bintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Navuga ngo Bibiliya hari ibigereranya nk'umutingito uzaba mu isi. Iyo Bibiliya ivuze umutingito kandi ntabwo bishatse kuvuga umutingito uyu nguyu tubona igishyitsi gisanzwe, no, ahubwo mu mitima y'abantu hazabamo igishyitsi gikomeye. Abantu bazadagadwa, abantu bazagira ubwoba, abantu bazahamuka, abantu bazumva, umuntu azahagarara ahagaze atitire. Turaje tubasobanure nuko Bibiliya bigaragaza. Yesu yarabivuze agaragaza ubwoba buzasigara mu isi. Uti kubera iki rero? Nuko buri wese azabimenya ko itorero ryagiye. Azabibwirwa n'iki? Ubundi Yesu nahamagara itorero hari abantu benshi bazagenda. Reka mpere nibuza nko ku bantu bari mu maduka, mu masoko, abari mu mabanke, abo nibo ngiye guheraho. Tuzi ko abantu baba bari hirya no hino muri shuguri, kuko Yesu azaza asanga imirimo igikomeje, abacuruza bacuruza, abubaka amazu bayubaka, abakorera perime bakizikorera, abakorera provisoire bakizikorera, abiga bakiga. Mbega ubuzima buzaba bukomeje. Ni ukuvuga ngo Yesu naza azaza hamwe ari ku manywa, ahandi ari nijoro. Hari aho azaza hamwe ari nka saa 8 z'ijoro, abandi ari nka saa 5 z'amanywa, cyangwa se hamwe ari saa 2 z'ijoro, abandi bibaye saa 9 z'ijoro. Gutyo bitewe n'uko isi iteye, na kwa kundi tubona ko umubumbe w'isi wikaraga ku zuba, uzenguruka izuba, biterwa nyine naho izuba riba ryarebye cyangwa riba ryamuritse. Niyo mpamvu ku isi ntago bwirira rimwe. N'ubu nawe nkurikiye wasanga uri kunkurikira nijoro, twebwe hano ari ku manywa. Rero Yesu azaza hamwe ari ku manywa, ahandi ari nijoro. Hari aho bamwe bazaba baryamye, hari aho abandi bazaba bari mu mirimo barimo barakora. Sibyo ko muri iki gihe uko isi iri kugenda irushaho gutera imbere, murabona iterambere ririmo rirukanka mu isi,
bageze n'abantu bari gukora amasaha 24 kuri 24. I Burayi ho ndumva ibyo byagezweho kera, na za Amerika. Muri Afrika ni hamwe na hamwe, ariko hari abazasanga byanga byakunda baryamye, hari n'abazasanga barimo barakora. Noneho reka turebe Yesu nagaruka agasanga abantu bari mu masoko, hari abari gucuruza, hari n'abagiye guhaha kandi bakijijwe bagacuruza bakijijwe neza. Ntabwo abacuruzi bose ariko ari abapagani, usibye ko kandi nibuza mu bacuruzi bose 98% bagira amanyanga, 2% nibo bakijijwe. Abo rero bazumva Yesu ubwo azabagarutse. Reba rero kuba abantu bazabagaze gutya barimo barahaha, umucuruzi arimo arabaha, bari kubara amafaranga bamuhereza. Bibiliya tubwira ngo itorero mu kuzamurwa bizaba nko guhumbya no guhumbura. Uko mubona mpumbije cyangwa uko nawe uhumbije niko bizagenda. Nukuvuga ngo bazajya gutya bahumbije, bahita babura umuntu imbere yabo wari urimo kubaha ibintu. Kandi si uwo muntu wenyine, no muri abo bazaba barimo guhaha hari uzahita agenda n'amafaranga yaramaze kuyatanga bataramuha n'ibintu, abaragiye. Ari uwacuruzaga arigendeye, ari uwari guhaha aragiye, amafaranga asigaye aho ngaho, iduka risigaye aho ngaho. Nuko hirya no hino ku isi bizaba bimeze. Umuntu azaba ari muri quartier commercial, quartier Mateus, ngo ndavuga hano iwacu Kigali, nawe ureba huba, urebe ahantu hari amaduka akomeye aremereye cyane aranguza ibiragira gute. Hari abacuruzi benshi bazasiga amafaranga bari bacuruje. Hari abacuruje miliyoni zirenga 30, hari abacuruje miliyoni zirenga 50, hari abacuruje miliyoni 10, hari abacuruje 5, hari abacuruje 100,000. Bazumva impanda ya Yesu bahita bazamurwa. Nta nubwo bazabanza kuvuga ngo reka dufate amafaranga tugende tubanze tuyashyire muri banke tuyabitse hanyuma tubone kugenda. No, nta nubwo azanavuga ngo se aba bantu barimo kumpahira bayantwarira bakayatwara bakayiba. No, ijwi rya Yesu gusa, kumva ijwi azahita agenda, amafaranga asigara. Mu bari aho bari guhaha hari abazagenda muri banki. Katuje muri banki tuzi ko ahantu hambere hagira uburinzi, hagira umutekano, na ahantu hari banki. Byagera kuri banki nationale yororo y'igihugu bikaba ibindi, noneho byagera kuri mondial ho bikaba ibindi. Muzi ko amafaranga ari cyo kintu cya mbere kirindwa gicungwa cyane. Muzarebe niyo bayazanye imodoka yatwaye ibiherekezwa nk'uko perezida aherekezwa. Ariko igitangaje, abakozi bazabicaye barimo gutanga amafaranga, abantu baza kubikuza n'abandi bikoreye amakarito y'amafaranga, baje kubitsa amadolari, baje kubitsa amayero, baje kubitsa amarivre sterling, baje kubitsa amapaundi, baje kubitsa amadolari. Bapfa kuba bumvishijwe. Ntabwo azavuga ngo reka mbanze amapaundi yanjye nyene nyasubize muri banki cyangwa babanze bayambikire. Niyumvishwe azahita asiga aho ngaho. Uyu mukozi wa banki uri mu mafaranga ntazavuga ati ase amafaranga y'abandi bayatware reka mbanze nyabike. No, apfa kuba yumvishe ijwi rya Yesu gusa, aryumvishe gusa azagenda. Kuvuga ngo mu mabanke abakozi benshi bazagenda. Karivugira hano mu Rwanda za bene bazagenda. Iyo ni banki nationale y'igihugu cyacu, irarindwa bikomeye. Ariko abakozi benshi bayikoramo bakijijwe neza bazagenda, nibo bakijijwe. Reka mbwire wo nkurikiranye niba ukora muri bene uyikoremo ariko unakijijwe, bazagenda. Ntibazita kuvuga ngo amafaranga ngo y'igihugu. Abakora muri banke do Kigali nabo bazagenda, abakora muri za koje banke, za Eco banke, abakora muri I&M banka nabo bazagenda. Urumva ko rero abantu bazagenda, abakozi bazagenda, n'abandi baje kubitsa nabo amafaranga bazasiga ngaho bazagenda. Ntawe uzita ku mafaranga. Iyo ngeze kuri iki kintu cyitwa amafaranga nkareba ku isi yose birirwa bicana, birirwa bagambana bafite ikintu cyitwa amafaranga, twagera kuri kuzamurwa kwitora n'ukunda abantu batazita ku mafaranga, yaba bakora muri ayo banki bazayasiga, yaba baraje kuyabitsa bazayasiga, yaba abari bari gucuruza amafaranga mu maduka bazasiga. Mpita mvuga nti ubi by'isi bimaze iki? Abantu barapfa iki? Abantu baragambana kubera amafaranga bapfa iki? Iby'isi byose ari zero. Umuririmbyi yararirimbye, reka nkabaririmbye na karirimbo ka korali imwe, yararirimbye ngo
nyabuna nimucyo dutekereze bimwe mu bizana ibibazo ku isi, guhangayika kwa buri munsi dushaka ubuzima. Nyabuna nimucyo dutekereze kimwe mu bizana ibibazo ku isi, guhangayika kwa buri munsi dushaka ubuzima. Abantu bashaka amafaranga, ubuzima n'amafaranga, ubwicanyi bwinshi buterwa n'ifaranga. Abantu barashaka imibereho, buzima 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 gusa. Amafaranga arasenya ingo nyinshi, abantu buzuye mu magereza, abandi bashinja bagenzi babo kubera ifaranga. Ariko igihe kigiye kugera amafaranga atagaciro kayo, ndetse na zahabu zizajugunywa na n'umwe uzazitora. Ngira ngo ubutumwa buri muri iyi ndirimbo urabwumvisha. Murabona aya mafaranga, murabona zahabu. Muzi ko zahabu nicyo kintu kiri mu bintu bihenze ku isi. Za diyama, umunsi Yesu yacyuye itorero rye bizaba ari nk'amasi. Diyama, zahabu, amafaranga byose zero, bizaba ari zero, nta gaciro bizaba bigifite. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmbye ngo igihe kigiye kugera amafaranga ate agaciro kayo, ngo ndetse na zahabu zizajugunywa nta muntu n'umwe uzazitora. Ni ukuvuga ngo ibyo mu isi byose nta gaciro bizaba bigifite. Yaba zahabu zizata agaciro, diyama zizata agaciro, ifeza bizata agaciro, amafaranga bizata agaciro. None ukibaza igituma abantu bakomeza gupfa amafaranga, ukumva birakubabaje cyane. None tugaruke turi gusobanura uburyo abantu mu masoko bazagenda, no mu banki bakagenda, abakozi b'amabanki bakagenda, n'abazanye amafaranga yabo baje kuyabitsa bapfa kuba bari bakijwe neza, bazayata bagende. Ntabwo uzayafata ngo abanza yasubize mu rugo, nta n'uzabanza kubwira umukozi ngo banzu yambikire hanyuma tubone kugenda. Iby'isi byose ntacyo bizaba bikimaze. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse ibice 3:10 yaranditse ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko mujuru aza nijoro, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayongeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo birimo bigashirira. Aravuga ngo nuko ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'umwami wacu. Ni ukuvuga ngo iby'ishingiro Petero avuze ahangaha ni ibi byose isi yishingikirijeho: amafaranga, amazahabu, amadiyama, ibi byose twishingikirijeho, abisi twishingikirijeho. Aravuze ngo bizayengeshwa no gushya cyane. Ibi hari igihe bizata agaciro, hari igihe bizata agaciro. Ndi kubasobanurira bimwe mu bizatuma ubwo busigara mu isi. Tubonye ko abacuruzi bazagenda, mu mabanki bazagenda, reka tugere ku bashoferi. Nuvuga ngo Yesu nahamagara itorero rye, arihamagaye, hari abashoferi benshi bazagenda, abatwaye taxi voiture bazagenda, abakijijwe bazagenda, abubaha Imana bazagenda. Niba hari abakiriya zabatwaye, ntazita kuvuga ngo reka mbanze mbageze aho bagiye. Niyumva ijwi rya Yesu azahita agenda. Niba ari utwaye minibisi, niba asanzwe akijwe neza, kumva ijwi rya Yesu azagenda. Abagenzi azabatwaye, niba harimo bakijijwe bazagenda. Niba bose bakijwe akaba ari umupagani, bazagenda atwara imodoka yonyine, aze guhindukira mu modoka asange nta muntu ukirimo. Abatwaye kwasiteri, izi minibisi nini kwasiteri, niba bakijijwe bazagenda. Abagenzi barimo bakijijwe nabo bazagenda. Tekereza noneho ko wari utwaye kwasiteri irimo abantu bageze kuri 38 cyangwa se 34, ukagenda bose nta n'umwe mukijijwe, aho imodoka izabageza nihe? Tekereza hano izabajyana. Mu isi hazasigara ibibazo bikomeye, hazaba impanuka ku bataxi voiture, hazaba impanuka ku maminibisi, abantu bazagwa mu myorera, abantu bazagwa mu manga,
imodoka zizagonga. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko hari abashoferi benshi bagiye. Tekereza nk'umuntu utwara Jaguar ijya Uganda, ijya Kenya, izijya Tanzania, izijya za Malawi, za Mozambique, kuntu biriya bimodoka biba bifite umuvuduko uri hejuru. Uyu mushoferi uyitwaye apfa kuba akijijwe gusa yubaha Imana. Niyumva ijwi rya Yesu ntazava ngo reka mbanze mbashyitse aho bari bagiye. Azahita agenda. Ni ukuvuga ngo ikizitwara aho kizagusha abantu ngo nawe, niba harimo abantu bakijijwe nabo bazagenda mu kirere. Katujye mu kirere. Mu kirere indege zizagusha abantu mu nyanja, mu misozi. Kubera iki? Hari abapilote bazagenda. Mperetse kumva amakuru. Ikintu kimbabaza kimwe gusa nuko ab'isi bamaze kumenya ko bo banabyiteguye ko itorero rigiye kuva mu isi. Ariko benshi mu bakristo 98% bakaba batabyiteguye nta nicyo bibabwiye. Barashakisha barirwa bakubita mu by'isi agakiza, n'abari bagafite bamaze gusubira inyuma. Mu gihe ab'isi bo barabizi ko itorero rigiye kuva mu isi, baranabyiteguye. Ibi bihugu by'ibihangange birabyiteguye. Urugero mperetse kumva amakuru kuri Amerika. Ubu Amerika ngira ngo murabizi ko indege itwarwa n'abapilote babiri, igendamo abapilote babiri. Nukuvuga ngo Amerika kuko bamaze kumenya ko itorero rigiye kuva mu isi, iyo bamenye ko indege yabo itwawe n'abapilote babiri bose bakaba ari abakristo, bose bakaba ari abakristo, basigaye bafata umwe bakamukuramo bakamujyana ahandi bakazanamo n'umupagani. Nukuvuga ngo indege ikagendamo umukristo n'umupagani. Intego bafite niyihe rero? Intego ngo nukugira ngo Yesu nahamagara uriya mupilote ukijijwe agahita agenda, uriya udakijijwe azakomeza atwara indege ageze abantu aho bari bagiye, mu gihugu bari bagiyemo. Mwumve kuntu isi ibi byiteguye. Ibihugu by'ibihangange binabizi neza, babizi ko rizagenda. Ariko uwo ukaba uri umukristo kugeza n'aka kanya, ukaba nta kintu witayeho, tukaba tuvuga ubutumwa ukabona ntacyo bikubwiye, ibindi ukabona mbega ntacyo witayeho. Mu gihe ab'isi abatizera bo babyiteguye neza cyane. Tekereza nawe, indege hari abapilote benshi bazagenda, zizagusha abantu mu nyanja, hari abazagusha mu misozi. Mbega umva hazaba ibintu n'ibindi. Reka tugaruke mu mato. Murabona aya mato agenda mu nyanja atwaye abantu benshi. Hari amato atwara abantu bageze mu 2000. Hari abapilote batwara amato bazumva ijwi rya Yesu. Ngaho mbwira muri iyi nyanja, nibuza nk'inyanja ya Atlantika cyangwa Pacifica, hari abantu bari mu bwato bari kwigendamo, cyangwa se tugera mu nyanja y'Ubuhindi. Uwari uyitwaye akaba ari we wenyine, nta wundi bafite. Abantu bazahera muri iyo nyanja, kandi hari n'abenshi bazayigendamo nabo bazazamuka bava mu bwato bazamurwe. Bene data, ni muze dukangukire, tugire ishyaka ryo kuzabona Yesu ubwo azabagarutse. Tugire ishyaka ryo kwezwa, kuko iby'isi byose ni amase, iby'isi byose ni ubusa. Hari igihe tuzabisiga. Ndaje mbereka kuntu n'abazasigara mu isi ibyo by'isi nta gaciro bazabiha. Kubera iki? Tubonye ko abantu bazagenda. Reka tugaruke mbereka ikindi kintu kizabaho. Yesu hari amagambo yavuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 16 n'uwa 17. Yaravuze ngo abagore batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Aravuga ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Kuki Yesu yavuze ngo abagore batwite na bonsa bazabona ishyano? Ese ubundi kuki yavuze ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato? Icyambere ni ukuvuga ngo muri iki gihe cyo kuzamurwa kw'itorero, abagore batwite abana bazabavamo bigendere. Tekereza kuba wari utwite ugasigara wumva mu nda yawe nta kintu kikirimo. Tekereza kuba wari uri konsa umwana ku bibero byawe, uri kumwonsa ariko nk'ibere, ugasigara ufashe ubusa mu ntoki nta mwana ukirimo. Mu guhumbya no mu guhumura azaba yagiye. Ukuhumbije gato azaba yagiye.
tekereza ko wari uhetse umwana mu mugongo ugasigara uhetse ingobyi umwana yagiye. Abagore batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Ibi Yesu abivuga yarimo kubwira Abisirayeli, ari kubaburira ku kurimbuka kwa Yerusalemu, ariko ashyiramo agaragaza ko ibizaba ku kurimbuka kwa Yerusalemu ari ishusho, ari ipica ntoya y'ibizaba mu isi igihe azaba agarutse. Kuko ku Bisirayeli byabaye paratike, nuko ngo ku Bisirayeli ibintu byose byabaga biri paratike, ariko bifite icyo bishaka kuvuga kuzasohora ku batuye isi yose mu minsi y'imperuka. Abibwira Abisirayeli aberekaga uburyo ingabo z'Abaroma zizaza zikagota umurwa wabo, n'uburyo bazinjira mu murwa bakica abagore batwite bakabica upfu n'agashinyaguro, n'uburyo abana babo bazabica upfu n'agashinyaguro, n'uburyo abana bonka bazababazwa bikomeye. Buriya umubyeyi kubona umwana bamufata bakamukubita ku gikuta ni ibintu n'agahinda n'umubabaro, kandi ibyo byarabaye ku ngoma y'umwami witwa Nero, umwami w'abami Kayisari Nero muri 70, ubwo yazaga akagota umurwa na jenali we Tutusi. Ibyo nibyo bakoreye Abisirayeli. Noneho yabivugaga agaragaza ko ahari n'igihe bizaba mbere yo kwaza. Kuri twebwe mu biki gihe abagore batwite na bose akubona ishyano, nuko hari abana bazava mu nda z'ababyeyi. Tekereza nk'umubyeyi wari umaze imyaka irenga 10 atabyara, yashakaga umwana, kuzumva inda yari atwite ivuyemo nta mwana urimo. Tekereza kuba yari afite uwo mwana wenyine ari ikinege, akabona yarimo kumwonsa akabara mubuzi. Tekereza kuba yari amuhetse akabara agiye. Bazabona ishyano. Arongera avuga ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa isabato. Kuki Yesu yavuze ngo kutazabaho mu mezi y'imbeho? Nuvuga ngo murabizi ko hirya no hino ku isi hariho ibice bigiye bitandukanye bitewe na klima zabo. Nkumeretse kubona mu Burayi hamaze iminsi, Uburayi bwose na za Amerika hari ikibazo cyitwa neje. Hari aho hamwe habari ubwo bukonje, ahandi hashyushye cyane. Nka Afrika twebwe n'ibyo nagutuye duhura nabyo. Yesu yabwiye Abisirayeli ngo musengere kugira ngo guhunga kwayo kutazabaho mu mezi y'imbeho. Tekereza hariho buriya bukonje bwa snow, ngira ngo abari muri Amerika snow murayizi cyane, ibikonje birenze ku bishobora no kujya hanze amaguru agahita abibiti. Yesu yabwiraga rero Abisirayeli ati musenge kugira ngo mutazaterwa n'ingabo z'Abaroma zikaza kugota umurwa, n'ubundi hariho ubukonje mwasohoka mukicwa n'ubukonje. Abati nabyo mu bisengere. Ikindi kukiyongeyeho noneho isabato. Ubundi Abisirayeli bari barahawe amategeko na Mose, ariko muri aya mategeko bahawe biyongeraho ayandi. Muyo bari bariyongereho harimo n'itegeko ry'uko ku munsi w'isabato nta muntu wemerewe kugenda urugendo rurenze metero 200. Yesu yarababwira ati murabizi ibyo mwimbitse ntabahaye ko mutemerewe kugenda urugendo rwa metero 200 ngo mururenge, kuko muzi ko mururenze bamukoze icyaha. Musengere kugira ngo ingabo z'Abaroma niziza kugota Yerusalemu bitazabaho ku munsi w'isabato, kuko mwazapfa mwese mwanze guhunga mutewe n'amategeko mwishyiriyeho. Hanyuma twagaruka kuri twebwe ubwo buhanuzi icyo buturebaho kuri cyavuze ngo amezi y'imbeho. Yaravuze ngo namwe musengere kugira ngo bitazabaho mu mezi y'imbeho. Ashaka kwerekana uburyo abantu bazakonja mu mwuka, bagakonja bakagera kuri level yo hasi, bakagera muri dogere Celsius 0 aho ngaho. Ngira ngo murabizi ibyo bihugu bigira ubukonje, baramanuka bakagera kuri 0, bakanamanuka bakajya muri minus, bakagera muri 7 mu 8 munsi ya 0. Munyumvire nama. None dufite abakristo bameze gutyo, bageze mu bukonje bukomeye ku buryo bageze munsi ya 0, bari muri minus, bageze nko ku 8 cyangwa ku 9 z'ubukonje mu birebana n'agakiza. Barakonje. Yesu rero yaravuze ngo musengere kugira ngo kuza kwanjye mbere y'uko ngaruka bitazabaho muri ayo mezi y'imbeho. Mwarasubiye inyuma kugeza ubwo mugira ubukonje bungana buryo. Abangaba Yesu nagaruka ntibazumva ijwi. Niyo mpamvu Yesu mu butumwa yahaye Yohana yanditse itoro rya Laodikiya, ibyeshuwe 3:14 cyangwa se mvuga 16, yaravuze ngo nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka. Imana nishaka ko umuntu abaho akonje, nta nubwo inashaka ko abaho ari akazuyazi. Ishaka kubaho ushyushye. Abakonje ntibazabana ubugingo, n'akazuyazi ntikazabona ubugingo. Dusenge kugira ngo Yesu aze asanga twavuye mu bukonje turimo. Haleluya. Ndi gusatira kugira aho nsubikira.
hanyuma murumva ibintu bizaba mu isi, ababyeyi bazabura abana, abana babura ababyeyi, mbega bizaba ibindi. Nihuse gatoya kugira ngo icyo mvuga gatoya, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 36 kugeza ku murongo wa 44. Yesu yaravuze ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, keretse data wenyine. Uko bisi ya Nowa iri niko kuza ku mwana w'umuntu kuzaba. Ngo kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya kugeza umwuzuye waziye ukabatwara bose. Ngo niko kuza ku mwana w'umuntu kuzaba. Aravuga ngo icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Aha nushaka gusobanura, abagabo babiri bazaba bari mu murima. Uyu murima Yesu yavugaga ni uwuhe? Ntabwo umurima Yesu yavugaga ari uyu nguyu tureba wo kujya guhinga bisanzwe, usibye ko Bibiliya yerekeza mu buryo bubiri, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. No mu mirima ngira ngo kera twebwe twajyaga duhinga, ugasanga hari abagabo barenga 20 bagiye mu murima bari guhinga bafatanyije, bagahora bahana imibyizi, bamwe bajya handi. Ariko cyane umurima Yesu yavugaga ni itorero. Ubundi Bibiliya yivuze umurima ishaka kuvuga itorero. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino ibice 3 umurongo wa 9, Paulo yaravuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo wa 31 na 32 haratubwira ngo nukumwe muri abo abwira Yesu ati nanjye ndagukurikira databuja, ariko reka mbanze mare gusezera abiwanjye. Yesu aramusubiza ati ntawe ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. None urumva ko Yesu kuvugira ijambo ngo ntawe ufashe isuka ureba inyuma yabiyerekezaga ku murimo we. Uyu yaramubwiye ngo reka manze njye gusezera kubanye muri kugukurikira. Yesu avuga ngo ntawe ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Navuga ngo iyo tumaze gukizwa duhita duhabwa isuka. Isuka ni iyihe? Ni ugutangira guhinga mu murima wa Yesu. Ni ukuvuga ngo itorero ni umurima wa Yesu. Muri uyu murima rero harimo abahawe kurima amasindi, hari abahawe gusanza, hari abahawe kubiba, hari abahawe gutera imbuto, Imana akaba ariyo izikuza, hari n'abahawe kuzibagarira. Nguwo umurima rero turimo duhinga. Kuki rero Yesu yavuze ngo abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare? Ashaka kwerekana ko abantu benshi hirya no hino harimo abazaba bari kuvuga ubutumwa, abapaseri, abigisha b'ijambo ry'Imana, abahanuzi, ababwiriza butumwa bwiza. Ntabwo twese uko twigisha, nta nubwo twese uko tuvuga ubutumwa, nta nubwo twese uko tuyobora amatorero, ariko twese tuzajya mu ijuru. Hari ababikora ku bw'ishyari bagatangiza itorero, akihindura umwigisha, akihindura umuvugabutumwa. Hakaba hari abandi babikora ku bw'umuhamagaro. Rero ntabwo twese uko tuvuga ubutumwa ariko tuzajya mu ijuru, kandi nubwo twese ubutumwa tuvuga ariko bwose bujyana abantu mu ijuru. Hari ababikora kugira ngo bibonere indamu babeho. Rero Yesu kwavuze gutya, uvuga ngo Yesu nagaruka, hari abazaba bari kuvuga ubutumwa, hazaba harimo kwigisha ijambo ry'Imana, hari abazaba bari guhanura hirya no hino. Ariko igitangaje nuko ngo bose atari ko bazagenda. Nigeze kureba filime imwe aho bari kwerekana filime yo kugaruka kwa Yesu, aho paseri ari imbere arimo arigisha. Hanyuma mu gihe arimo arigisha, arangije kwigisha abwira abantu ngo basenge. Mu gihe bose bari gusenga, rwa rusengero rurimo abantu banenga nk'ibihumbi nka 6. Mu gihe paseri abwiye abantu ngo basenge, imperuka ihitiba mu rusengero rurimo abantu barenga 2000, hagiye nk'abantu nibuza nka 6 bonyine. Cyokoza na paseri yagiyemo, abandi bakomeza gusenga, abandi bagiye kane. Mwumve bene data kuntu ibi bintu byo kujya mu ijuru bikaze. Mwumve kuntu ari ikintu gikomeye. Akaba ariyo mpamvu twabwira abantu bose bazi ko bafite impano z'Imana, bari muri uyu murima w'Imana, babikore, ariko babikore bakijijwe neza. Niki Imana ishaka? Kugira ngo igihe azagarukira twese tuzamusanganire. Icya kabiri yaravuze ngo abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Kuki yavuze abagore? Abagore yavugaga si abagore basanzwe. Ngira ngo hano mu Rwanda iwacu kera twajyaga dusya ku rusyo. Wowe dukurikiranye niba uri no hanze ariko uri umunyarwanda urabizi, kera tutaragira iterambere twasyaga ku rusyo. Nanjye narusereyeho ubibabwira, nasereye ku rusyo. Iyo umuntu arimo arasya abapfukamye n'ingasi irasya. Igituma Yesu yashyizeho urusyo akanavuga abagore ashaka kuvuga amadini. Icya kabiri kuba yarashyize mu rusyo nuko gusya umuntu abapfukamye. Ubwo ashaka kwerekana ko abantu hirya no hino mu madini bazaba barimo gusenga, bari ku mavi basenga. Nyamara uko bose basenga siko bose bazajya mu ijuru.
sina kuko basenga bafite intego yo gukizwa. Hari abasenga amasengesho bafashe amasengesho bayahindura igisabisho, birirwa basaba Imana gusa. Ntubabaze iby'agakiza, wanababwira iby'agakiza ntibabyiteho. Iteka ryose agakora amasengesho ari gusaba Imana, wampaye Imana, wampaye Imana, nkeneye ibimana. Ntibimuhaye ntizongere kumubona. Yabibura akagaruka ati nanone nkeneye ibi ngibi. Ariko ubutumwa bwiza nk'ubu twabuvuga ntabuha agaciro. Ubutumwa bwerekeza ku gukizwa ntabuha agaciro. Rero aha ko yaravuze abagore babiri, Bibiliya yivuze umugore bishaka kwerekeza ku madini, ishaka kwerekana ko abantu mu madini hirya no hino bazaba bari ku mavi basenga. Ariko nubwo bose bazaba basenga, ntabwo ariko bazajya mu ijuru. Ko twabonye ko Yesu nagaruka hari abantu bazaba bari gusenga n'ukuri, bari no mu nsengero basenga, bari kwiga ijambo ry'Imana, basenze bakotsoye nako batagize. Ariko siko bose bazajya mu ijuru. Gusa icyo navuga nuko umuntu wese uzi ko afite idini asengeramo, ukaba upfuka mu gasenga, uti yanjye gerageza usenge, ariko usenge unakijijwe unera imbuto. Hanyuma mu bintu bizatuma ubwoba busigara mu isi, murumva ko abantu bazabura babo. Kajya muri za ministeri, abakozi ba leta hari abazagenda, abafite ibigo byigenga bikomeye hari abazagenda. Uzasanga hari abadepite bagiye, hari abasenateri bagiye, abaminisitiri bagiye, hari n'abaperezida bazagenda bubaha Imana. Tegeza kuba perezida yari yateranyije government yateranye, sibyo? Guverinoma yateranye, abadepite abasenateri bose bateranye, perezida arimo kuvuga ijambo, ako kanya bakaba baramubuze. Cyangwa ugasanga muri iyo nama barimo, perezida abonye mu bantu yarafite nibuza nka 300, hasigayemo nk'abantu nibuza nka 50. Ibaze nawe icyo gihe kuntu bizabimeze, umva ubwoba azagira. Yarari kumwe n'abantu baricaranye, none isababura, yarari imbere y'abantu kubabwira bahise bamubura. Aha rero niho ibi bintu turimo turigisha bizagira agaciro. Ni nabwo abantu bazaba bati bya bintu abarokore bavugaga, bya bintu abantu bitwa ngo n'abakizito bavugaga byasohoye. Ubanze koko wa muntu bavugaga Yesu yaje, kandi koko reka nkubwira azaba yaje. Yesu azaba yaje. Ubutumwa buzi ko bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 29, haravuga ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi. Oh haleluya! Ngo nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Yesu azaza afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Ikimenyetso kizabonekera mu ijuru, kandi ko yaje, ko inshuro ya mbere ntabwo isi izamubona. Ikimenyetso kizamenyesha abari mu isi ko yaje. N'abo bantu bazagenda, n'abakozi ba leta bazagenda, n'abikora ku giti cyabo bazagenda, n'abana bazava mu nda z'ababyeyi, n'abo bana bari bahetswe bazagenda, n'abagore bazagenda. Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umugore bazaba baryamanye, umwe agende undi asigare. Ibyo byose tuvuze ni bimwe mu bizatuma isi ihungabana. Kuko murumva abakozi mu mabanki bagiye, abakozi muri za ministeri bagiye, abacuruzi bagiye, abikora ku giti cyabo bagiye, abana babuze, abagore babuze abagabo babo, abagabo babuze abagore babo, imodoka abashoferi bagiye, abapilote bagiye, abatwaye amato bagiye, impanuka ziri kuba hirya no hino, mu maferuje imodoka ziragongana, indege ziri kugusha abantu mu nyanja, abandi zabagusha mu misozi, jagwari zabagusha mu misozi. Ibyo byose bizatera ihungabana mu isi, ku buryo ubuyobozi bw'isi buzasigara bwibaza ikintu cyabayeho. Aho rero niho abantu bazavuga bati bya bintu byavugwaga n'itorero, bya bindi twasuzuguraga, itorero ryavuye mu isi. Murabona ibi bintu turimo turavuga utemera, udaha agaciro, umunsi ryavuye mu isi nibwo uzamenya ko ibyo twavugaga ari ukuri. Noneho icyo cyonyine kizatuma abantu bagira ubwoba. Koko abami, ibikomangoma, ibiki byose bazagira ubwoba. Ubu tugiye kwinjira
kwerekana ishusho izasigara hano muri iyi si y'ubwoba. Ni Yesu wayivugiye ubwe agaragaza uburyo isi izadagadwa. Mu isi hazaba ubwoba, nongere mvuge ngo ni ubwoba buteye ubwoba. Mu isi hazaba ubwoba buteye ubwoba. Reka dusome twumve icyo Yesu yabivuzeho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 26. Yesu yaravuze ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Uwo ni Yesu. Kasubira muri umurongo yaravuze ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba, bazagushwa igihumura n'ubwoba ngo kubwo kwibwira ibyenda kuba, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Aravuga ngo ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Iyo bavuze igihumura, ubundi igihumura ni murumuna w'igicuri. Murabizi ko umuntu warwaye igicuri abarundi bo baravuga ngo ni ibifukunya, ni ibifukunya, igicuri bakita igifukunya. Murabizi ko umuntu warwaye igifukunya akunda kwikubita hasi, akenshi akunda kwitura hasi, ugasanga arahwereye, akanaga amaguru agacira urufuzi. Uko ni nako umuntu ufite ubwoba bwinshi ajya arwara igihumura. Bundi ubwoba butera igihumura ku buryo umuntu agira ubwoba akikubita hasi akamera nk'uhwereye. Urumva ko igihumura ni murumuna w'igicuri. Mu yandi magambo, itorero niriva mu isi kubera biriya byose tumaze kuvuga, abantu bazamera bose nk'abarwaye igicuri. Kandi muzi umuntu urwaye igifukunya cyangwa se igicuri, iyo yikubise hasi kimutuye hasi ibintu bimubaho. Icya mbere yita amaziranoki, icya kabiri acira urufuzi, icya gatatu arinyarira, ashobora no gukomereka. Tekereza ibi nibigera ku bami, ku baperezida, kandi ntabwo bizajonjora, kuko ubu bwoba buzagera ku bantu bose. Ubu bwoba ntaho buzatoranya. Ibi tuvuga abantu ntibabyumve, bakabatabe agaciro, bakaduhindura abasazi, bakaduhindura inzanga. Ibi tuvuga tubifitiye gihamya, dufite ibyiringiro. Na Pawulo yavuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Ibi rero tubifitiye ibyiringiro, ntabwo ubwoba buzatoranya. Kubera ibi tuvuga bica kuri social media, murebe biratambuka kuri YouTube, biratambuka ku maradiyo, biratambuka kuri Facebook, kuri Twitter, Instagram, biratambuka hirya no hino. Nubwo utabyumva byose ariko kakugeze mu matwi. Hari igihe ufungura gato kumva duke ukabura agiye. Ikintu ubwonko cyakiriye ntabwo kijya kiva mu bwonko do, gita kijya ahangaha. Niyo mpamvu nubwo wakujijisha ngo ntabyo wumvisha, ariko ko wumvishe karahagije. Niwumva ngo ryavuye mu isi, ubwonko buzabuturuna, buzahita buturuna ku kanya bukugarurira ibintu twigishije n'akanumvisho gatoya. Aho rero hazaturuka ubwoba ku muntu uwo ari we wese, ku buryo abantu bazarwara igicuri. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba. Ni ukuvuga ngo bazibuka, batekereze, bibuke ubutumwa intumwa zavuze, bibuke ubutumwa Jarike yavuze, bibuke ubutumwa Kanaka yavuze, na nyuma y'uko itorero rivuye mu isi ibizaba ko ari umuriro utazima. None kwibuka ko nta mbabazi nyuma y'uko itorero rigiye, no kwibuka y'uko ahubwo ari ibyago n'amakuba n'umuriro utazima. Ibyo byonyine ngo nibyo bizabatera ubwoba. Ubwoba bubabyarira igihumura, batangiye kwikubita hasi nk'abarwaye igicuri. Ntabwo mwumvishe ko bivuze, ni Yesu wabivuze. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba kubwo kwibwira ibyenda kuba. Niyo ngo ibyo bibwira nibyo bizabatera ubwoba, ubwoba bubatera igihumura. Mbega umubabaro, mbega ubwoba, nshuti yanjye.
wowe unkurikiranye ukaba utarakizwa, nakubwira ngo iki cyo gihe cyawe. Hunga uyu mujinya, hunga ibi byago, akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, akira umwami wawe bishop, wowe apostle ubeshya abantu ukaba utavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka nkubwira ngo ufite akaga n'ibyago bikomeye ubw'itorero rizava mu isi. Abantu barirwa bashishikariza abantu gutanga ibya 10, gutanga amaturo, barirwa babwira ngo mutange ibi, Imana irabaha ibi. Ariko niba arababwira ngo mutange imibiranye ibitambo bizima kugira ngo Imana ibahe ubugingo, tanga iki? Imana iraguha imodoka, tanga amafaranga n'ibyo. Reka nkubwire ngo umunsi ryavuye mu isi abo nibo bazagutanyagura, kuko umwuka azazamukana n'itorero. Reka mvuga akantu, uzi igituma mu isi n'umupagani yagukubise icupa mu babandi, ndavuga babandi bamutuba, mukaba mwasangiraga mu kabari mugashwana akabagukubise icupa nyuma ukabona yagize impuhwe, ni ukubera umwuka wera uri mu isi. Umwuka wera niwe uzazamukana n'itorero umunsi itorero ryavuye mu isi. N'umwuka azaba yazamukanye naryo. Mu isi hazasigara ubugome butigeze kubaho. Abantu bazakora ibibi, bazagomera Imana kuri kiri gihe cyose bagomeye Imana. Abantu bazasambanya inka, bazasambanya inyamaswa. Usibye ko uyu munsi barabikora, ariko ntibiraba hose. Abantu baracyafite umutima w'ubumuntu bitewe n'umwuka uri mwiza. Umunsi rero umwuka yazamukanye n'itorero, bazakora ibi, Satani azabakoresha ibi kugira ngo batukishe isura y'Imana y'umuntu, kuko umuntu ari mu ishusho y'Imana. Gukora ibibi uba urimo kwangiza isura y'Imana. Abo bantu uyoboye nibo bakwisangira, bazagutatamura, kuko hari ikintu nzi. Bazakwibutsa igituma utigeze ubabwiriza ko itorero rizava mu isi. Bazakubaza igituma utigeze ubabwira ko hariho imperuka. Bazakubwira igituma utigeze ubabwira ibyo kwezwa. Bazakubwira igituma utigeze ubabwira ibyo gukura mu gakiza ngo wishurirwe Imana neza. Ubundi bakwibutse ko wajya kubabwira icya 10 n'amaturo gusa. Umva, abashumba bayoboye amadini, abapasiteri, ababishop, nimuhindure ubutumwa mwavugaga, mubwiriza abantu ubutumwa bwo kwezwa no kujya mu ijuru. Nimuhindure kuko umwami araje. Nawe niba mudahinduye musasigarana ibyago muri iyi si. Abo nibo bazabahindukirira. Kandi icyo gihe reka mbabwire, umuhanuzi Mose yaranditse mu gitabo cy'umuhanuzi Mose igice cya 8 umurongo wa 11, yaravuze ngo nzateza inzara mu isi, ngo ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ntabwo izaba ari kumva ijambo ry'Uwiteka. Ngo kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, bashaka amagambo y'Uwiteka be kuyabona. Ngo uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Ndakubwiye ngo itorero riva mu isi, iyi si izagira ikintu cyitwa inzara n'inyota y'ijambo, ariko nta hantu bazaba bakiribona, kuko ntawe uzaba uhari wabigisha. Bazagenda no hino basange babandi ati nimutwigishe natwe noneho tumenye. Bizaba byarangiye. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kumva ubutumwa bwiza. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kumva inyigisho nk'izi ngo wezwe, kuko umunsi byavuye mu isi, dore inzara y'ijambo, dore inyota y'ijambo. Abantu bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazava ikusi bajye iburengerazuba, ntabwo bazabona amagambo y'Imana. Bizaba byarangiye itorero riva mu isi. Kugira ngo ngere asubikira, kuko ntabwo ubwoba bwinjiyemo neza, nzagaruka bereka imirongo none ibuvuga uburyo Yesu yabivuze. Matayo 24:29 hari ibintu bine yavuzemo, ibyo nzabivuga. Aho yavuze ngo igihe icyo gihe naza aje, izuba rizijima, ngo nuko ziri kuzava umwezi wako, n'inyenyeri zagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zanyeganyega. Ibyo nzabisobanura turebe. Ese izuba nirihe rivuzwe, ukwezi nukuhe, inyenyeri zavuzwe n'izihe? Ese ubundi izi mbaraga zo mu ijuru zanyeganyega n'izihe? Ikindi tuzawereka andi magambo Yesaya ahanura uburyo abantu bazaba basinzi, bagasinda batanyoye, bitewe n'ubwoba, bitewe no kumenya ko bagiye kurimbuka, bitewe no kubamenye ko itorero ryagiye. Mwifurije gukizwa, mwifurije guhinduka, mwifurije gushaka Yesu, mwifurije gukizwa. Nshuti yanjye, warukijijwe none waraguye. Wiringiye iki? Ni amafaranga kugushije? Ni uwo mugore kugushije? Ni uwo musore? Wiringiye iki? Idini yoboye rirakugushije?
ubutumwa warabuhinduye kuvuga ubutumwa bw'isi, ibyo birakugushije bigiye guhinduka umuyonga. wishirikirije cy'inshuti yanjye ni amashuri. itorero rigiye gukurwa mu isi, uzasigara hehe? fata icyemezo cyo guhinduka, fata icyemezo cyo gukizwa, fata icyemezo cyo kongera kugarukira Yesu, ube umugarukiramana. Yesu aracyateze amaboko, yiteguye kukwakira, ariko duragiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. umunsi yahagurutseho avuze ngo birarangiye birarangiye birarangiye, nyine bizaba birangiye. iki cyo gihe cyawe, reka dusenga n'Imana. ariko kubwo butumwa wumvishe, nawe ufata icyemezo rwose uhinduke. niba utarakizwa ukizwe, cyangwa niba warasubiye inyuma wongere ugarukira Imana. murakoze cyane, Imana ibahumurisha. tuzakomereza kuri ubwo bwoba tumuvuge neza, twifashishije ijambo ry'Imana. nyakubahwa mubyeyi mwiza, data wa twese udukunda, wowe utuye mu ijuru ryawe ryera kandi ubera hose icyarimwe, turagushimira ijambo ryawe ryiza waduhaye, ritwereka iyi si uko izagenda imera ndetse n'iherezo ryayo. ijambo ryawe ritwereka uburyo uzagaruka n'uburyo itorero rizakurwa mu isi. ntabwo ibi turimo turi gutera twaraza, ahubwo dufite ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro bifite ubugingo, tukaba dufite umugabane mu ijuru. dusengeye umuntu wese udukurikiye wumvishe ubutumwa bwiza, yari yaraguye, none mwami afashe icyemezo, ngaho mushoboze kandi umubare ibyaha bye byose. uyu nawe ukijwe aribwo bwa mbere, akaba yumvishe ubutumwa bwiza, akaba avuze ati sinshaka kuzasigara muri ubwo bwoba buzasigara mu isi. Mana, uwera aka kanya turasenze ngo umwanda ukure mu gitabo cyo kurimbuka, umwandika mu gitabo cy'ubugingo, kandi wirengagize ibi byose yakoze, atangire mu kugenda mu bugingo bushya, yezwa n'amaraso yawe, kugira ngo ubwo uzagaruka, ubwo tugutegereje ugiye kugaruka, uzaza usanga n'abakwiteguye. ndagushimiye ko wumvishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. hanyuma ukore subscribe, ariko kandi turagusaba na ya nkunga yawe kugira ngo iki gitabo gisohoke. Imana ibahe umugisha. Shalom.